ndagushuje ndanakwiyegereje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni iki Bibiliya ivuga kuri divorce, gutandukana kw'abashakanye? Ese umuntu akubaje kino kibazo wamusubiza neza akagenda anyuzwe wifashishije ijambo ry'Imana Bibiliya ndetse n'ibyanditswe byinshi bigatuma anyurwa akazanabyigisha abandi? Ese wa mugani ni iki Bibiliya ivuga kuri divorce no gutandukana kw'abashakanye? Ngaho tera agatebe tuganire twifashishije ijambo ry'Imana Bibiliya, uragenda unyuzwe nawe uzabyigisha abandi, maze tuvaneho imanza n'amagambo n'amatiku biba ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo twifashishije ijambo ry'Imana kugira ngo ritubere umucamanza, ritubere n'umuyobozi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Erega ibintu Yesu Kristo yabivuzeho nuko niba bakiri babiri ahubwo baba babaye umwe, icyo Imana yahuje ntakagira umuntu ugitandukanye. Matayo 19:6. Yesu yakomeza asobanura ibyerekeye itandukana n'ishyingirwa, aho yagize ati ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe aba asambanye. Kandi mwumve ko abakera babwiye ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiriye. Matayo 5:3-3. Matayo 19:10. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi aba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa be baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda gutyo kurongora si byiza. Nawe arababwira ati abantu bose ntibasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe, kuko hari ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina, hariho n'inkone zakonywe ku bw'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo ku bw'ubwami bw'Imana bwo mu ijuru. Ubasha kwemera ibyo ngibyo abyemere. Matayo 19:9. Ibyo tuvuze niho byanditse. Nitwa Gakuru Fabrice, ndi umunyamasengesho n'umuvugabutumwa, ngo uhaye ikaze. Bibiliya yemera ko divorce ishobora gusa kubaho ku mpamvu z'ubusambanyi, ariko ntishishikariza abantu gutandukana kereka habaye ikintu cyerekeranye n'urupfu cyangwa umwe muri bo yasambanye. Imana yifuza ko abashakanye bagumana isezerano ryabo. Imana yanga gutandukana nk'uko byanditswe muri Malaki 2:16, kuko nk'uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti nanga gutandukana cyangwa se nanga gusenda. Malaki 2:16. Kugushaka kw'abagore cyangwa abagabo barenze umwe, icyo twita polygamy mu ndimi z'amahanga. Mu isezerano rya kera hari abantu nka Aburahamu, Yakobo, Dawidi, Salomo bashatse abagore benshi, ariko ntibyari byo Imana yategetse. Bibiliya ibigaragaza nk'ibyo bakoze ku giti cyabo, ariko ntibisobanura ko Imana yabyishimiye ibyo bintu bakoze, kuko atazagira abagore benshi kugira ngo umutima we utayoba. Gutekwa kwa 2:17. Imana yari yaratanze iri tegeko. Yesu yasubije ku miterere y'ishyingirwa avuga ko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe. Matayo 19:4-6. Nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko yaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti cyo gituma umuntu adasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu akagitandukanya. Mu isezerano rishya intego ni ugushyingirwa hagati y'umwe ndetse n'umugore umwe. Umuyobozi w'itorero akwiye kuba umugabo w'umugore umwe. Wari ku rwambere rwa Timoteyo 3:2 niko Pawulo yabwiye Timoteyo n'itorero. Ibyo twita polygamy mu ndimi z'amahanga ntabwo yari umugambi w'Imana mbere mu isezerano rya kera, kandi isezerano rishya ryerekana ko igikwiye ari umwe ku wundi. Nyuma y'ubuzima hano ku isi, uburyo bw'abashakanye hano ku isi bizagenda nyuma y'ubuzima, Yesu yabivuzeho ubwo bamuhataga ibibazo. Yagize ati mwizuka ntibazongera gushyingirwa cyangwa gushyingira, ahubwo bazabaho nk'abana b'abamarayika, cyangwa se bazabaho nk'abamarayika bo mu ijuru, abana batoya. Matayo 22:30. Iyo umuntu umwe apfuye isezerano rirangira gutyo, bityo uwo usigaye ashobora kuba yakongera gushaka rwose. Cyo gituma amategeko ahambira umuntu akiriho umugabo n'umugore. Ariko iyo umugabo amaze gupfa cyangwa se umugore we amaze gupfa, umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we, cyangwa se umugabo aba ahambuwe ku mategeko y'umugore we. Abaroma 7:2. Niyo wenda batandukana
kubera ubuzima ndetse n'ibya hano ku isi, ibyo ntacyo bitwaye Imana. Gusa icyifuzo cy'Imana ni uko abantu bahinduka bagakomeza gukiranuka, ariko kandi bakamenya ko igikomere cy'isezerano kigira ingaruka mu buryo bw'umwuka. Isezerano ry'abashakanye ni iryera imbere y'Imana. Imana iribona nk'isezerano ryera. Ubwo byari isezerano ryanyu imbere y'Imana mukabihamya. Malaki 2:14. Reka twumve 15, 16 ukuntu havuga. Mbese niyaremye umwe naho yari ufite umwuka usagutse, icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, ni Uwiteka Nyiringabo bavuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Ibi byose tumaze kurebera hamwe, ngira ngo amaze kumva icyifuzo cy'Imana ndetse n'ibyifuzo by'abantu ku giti cyabo, nka Dawidi, Aburahamu ndetse na Salomo. Biriya bintu byose byo gushaka abagore benshi ntabwo byari umugambi w'Imana, icyo twita polygamy. Urenze kuri amategeko yose rero abarenze ku ndahiro yarahiye imbere y'Imana. Ariko Imana ni nyimbabazi, kandi iyo umuntu yambaje arongera akoroherwa cyangwa se akagororoka. Mbifurije kugira ibihe byiza. Ni Evangeliste Gakuru Fabrice. Ese urasobanukiwe ku byerekeye ishyingirwa, divorce ndetse na nyuma y'ubuzima ku byerekeranye abantu bashakanye? Imana iguhe umugisha. Usangize n'abandi iyi video, usangize n'abandi iyi link, kandi tuganire muri komanteri. Imana iguhe umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Tujye tubana mu masengesho atandukanye n'ibiganiro bibera hano kuri mbuga nkoranyambaga ya Bohorwa TV. Ndabishimiye. Bohorwa TV, vuga butumwa.